dukomeje kubifuriza ibihe byiza mwe mudasiba kutwereka ko mudukurikira aho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye by'isi, ariko by'umwihariko hari abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari ku mugabane w'Uburaya, Asia ndetse na Oceania. Mwese reka tubifurize ibihe byiza. Tugeze hano iwacu muri Afurika, by'umwihariko mu bihugu nk'u Burundi, igihugu cyacu cy'u Rwanda, mwese bidutera ishema iyo mukomeje kutwereka ko mudukurikira. Mushobora kwibaza rero muti amakuru mashya nayahe? Wowe utarakanda subscribe wabikora, nawe ndagushimira wowe warangije gukandaho. Noneho icyo tugusaba ni ugusharinga cyangwa se gukwirakwiza ibi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho, kugira ngo na bagenzi bacu barusheho kubibona. Inkuru yabanjirije yitubagejejeho yabamenyeshaga ko irayidi ishobora kuba ku itariki 12 cyangwa ikaba ku itariki 13, tugendeye ku byo ubuyobozi bw'abayisilamu mu Rwanda RMC bwari bwagaragaje. Ariko noneho tubafitiye icyo abanyarwanda bita amashira kinyoma. Reka mbanze mbasomere itangazo. Ritangira rigira riti Bismillahirrahmanirrahim, cyangwa se ku izina ry'Imana Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. Itangazo. Ubuyobozi bukuru bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC bunejejwe no kumenyesha abayisilamu bose n'abanyarwanda muri rusange ko umunsi mukuru usoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani uteganyijwe ku wa 4 tariki ya 13 Gicurasi 2021. Ubuyobozi bukuru buboneyeho umwanya wo kwifuriza abayisilamu n'abanyarwanda bose muri rusange kuzagira umunsi mukuru wa Idil Fitr. Muhorane amahoro y'Imana. Idi Mubaraka. Bikorewe i Kigali ku wa 11 Gicurasi 2021. Sheikh Hitimana Salimu, Mufti w'u Rwanda, niwe ushyize umukono kuri iri tangazo. Yateyeho kashe irimo amazina ye, hasi hari na nimero ya telefone, ashyiraho na kashe ya RMC bigaragaza ko iri tangazo ryizewe. Nyuma y'iri tangazo, umuyobozi w'abayisilamu mu Rwanda Mufti yasobanuye byinshi by'uko iri sengesho rizakorwa bitandukanye n'andi marayidi yagiye acaho bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Hari byinshi yagiye asaba abayisilamu kutabyubahiriza, uraza gusanga ari amakosa akomeye. Yaganiraga n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Aha kubivuga ni ukugira ngo tugaragaze ko iyi nkuru atari iyacu, ahubwo hari ahandi twayikuye. Tumukurikire. Muri rusange igisibo cyagenze neza, abayisilamu barakiriye bakirira igihe yuko aho bamenyeye ko igisibo cyatangiye, bakora amasengesho yabo mu rugo, ndetse na muri ya minsi ibiri twagiye duhabwa icyorezo nyine turi guhangana nacyo. Muri rusange amasengesho barayakoze, ndetse abenshi baranasabye nk'uko tugenda tubiganira hirya no hino aho dushobora kubonana. Gusa nyine nk'uko mubizi, cyaje nyine gihurirana n'iki cyorezo duhanganye nacyo cya korona virusi, bituma bwa buryo twajyaga twakiramo igisibo n'uburyo twajyaga tugikoramo budashoboka. Ariko bazi impamvu, kandi no mu masengesho yabo twari twifuje ko basaba Imana ko yadufasha kugira ngo iki cyorezo gihagarike, dukomeze gahunda uko bisanzwe. Uyu munsi mukuru usoza igisibo wizihizwa kuri wa 4 tariki 13 Gicurasi. Ubusanzwe ni umunsi ukomeye, yaba kuba mu idini ya Islam ndetse no ku banyarwanda no ku batuye isi muri rusange. Ni umunsi wizihizwa biba bikomeye. Ni iki muvuga ku buryo uzizihizwa kuri iyi nshuro? Ngira ngo nibutse abayisilamu ko ari umunsi ukomeye, kuko ni umunsi usoza iyi minsi 30 abantu bamaze basibye, kandi ukaba ari umunsi ufunguye aho abayisilamu bashobora kwifatanya n'abandi baturanyi n'abanyarwanda muri rusange bizihiza uyu munsi. Ni umunsi rero uhuriranye n'ibihe bikomeye, tugomba gukomeza kwirinda nk'uko bizi, bitatwemerera yuko bwa busabane bwajyaga bubaho mu bihe bishize buzashoboka. Ariko ikizabaho ni amasengesho, ariko nayo ajyanye no kwirinda no kubahiriza ingamba nk'uko Minisiteri y'Ubuzima idutegeka, kandi bakagumya gukomera ku ngamba zabo, birinda icyo ari cyo cyose cyatuma habaho icyuho, cyatuma cya cyorezo gikomeza
gukwirakwira mu bantu. Muri make rero usabane n'ibindi bikorwa bijyanye nabwo, mbese tuzizihiza umunsi nk'uko twizihiza umunsi wa gatanu iyo tumaze gusenga ku wa gatanu. Byose byo gusabana byavuyeho, gusuzana, kubana intoki, guhoberana, kwegerana. Muzi ko hagomba kubaho intera hagati y'umuntu n'undi byibuze ya metero 3. ibyo byose byarubahirijwe kandi nuko bizakorwa. nibaza ko bizagenda neza. Nubwo umunsi nyirizina utaragira, ariko n'igisibo kigana ku musozo, hari ubutumwa mwaha abayisilamu mubifuriza kuzagira nyine gusoza igisibo neza no kuzagira uyu munsi mukuru mwiza. ni ubuhe butumwa mubaha? ubutumwa nabaha ni uko buriya iminsi 30 tuba tuyimazemo igihe dusa nkaho ari nko kwegera Uwiteka ndetse no kwegera gahunda z'Uwiteka. umuntu agerageza kwikebuka ku byamurenzeho mu gihe cyashize, nicyo Ramazani ivuga, bityo akagira imico ndetse n'imyitwarire ihinduka igihe ari mu rugo. ndasaba rero abayisilamu ko na nyuma ya Ramazani iyi migirire n'iyi mico ndetse n'ibi byiza bakuye muri ukwezi kwa Ramazani yakomeza kubagaragaraho umwaka wose. ikindi nkabifuriza kuzagira umushyikuru w'Eid mwiza, kandi bazabemo ko Uwiteka yadufasha kugira ngo turebe ko twatsinda iki cyorezo cya coronavirus, kuko bigaragara ko byabaye imbogamizi y'ibintu byose, yaba ari nko gusenga, yaba n'izindi gahunda bafasha kugira ngo barusheho gutunganya ubuzima bwabo buri munsi.